Reka nkomeza kubifuriza igitondo cyiza mwese mukomeje kugenda mugakurikirana kugira ngo gatatu n'ibishitano kapitulu film fresh hit for Kigali. Babivuze ukuri ngo burya koko abafite inkwi barya ibihiye, abandi bate n'abandi bashobora kurya, ariko buriya hari igihe umuntu arya ariko akarya ibyo kurya bye byamutindiye, rimwe na rimwe ugasanga yabuze apeti. Ugahita wibaza utise kubera iki ibyo bintu byo bibaho, kandi koko umudiho uva mwitako kandi udashinga ntabyina. Aka kanya reka banze mbabwire ngo mbese mwese mwaramutse neza, mbifuriza n'igitondo cyiza n'amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Uyu mwanya tugiye kugaruka kuri cya kiganiro cyacu tumenyereye, kuri cya kibuga cyiza dukiniraho twese, buri wese asabwa gukinira abishaka atabishaka. Ikibuga kandi kinyereye ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo kurangaye gato ushobora kwisanga wahuye n'ingaruka nyinshi cyane udashobora kuzigera na rimwe uzigaruza, cyangwa se ngo uze gukavaringa icyo gihombo cyangwa se izo ngaruka zakubayeho muri ubwo buryo bwose bugiye butandukanye. Aka kanya umuntu wavuga uti se icyo kibuga twese twicayeho, abantu twese turi abakinnyi b'umupira cyangwa se turi abateraga ipfunsi, ibyo byose ku isi turiho twicayeho, buri wese aragomba guhura nabyo, afite imbaraga zo kubikora cyangwa atazifite ategetswe yuko agomba kugenda ahura nabyo kandi akabikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu kiganiro cyacu tugiye kugenda tubanza tureba igice cya kabiri cya kiganiro twasoje tureba ngo ni ryari bavuga ko umuntu yavuze ukuri. Tuza kureba ukuri uko ariko n'ubundi mu buzima dusanzwe tuzi ko urumuri ruto mu mwijima rwose umwijima uhita uvaho. Niba ugira ngo ndakubeshya, uzafate agatoroshi kamwe gato cyane, nurangiza hari umwijima mwinshi, ucyana ku gatoroshi uzareba ahantu hose ushaka hagezweho n'urwo rumuri nubwo ari ruto. Ariko nonaha muri iki gihe turimo ni ukuvuga ngo n'urwo rumuri ruto umwijima urashaka kugerageza uburyo bwose bwarusha imbaraga uwo mucyo. Ni ukuvuga ngo umwijima urashaka uburyo ki washyiramo imbaraga ngo uze gupfukangiza rwa rumuri ruto. Ese bizashoboka cyangwa ntibizashoboka? Nituza kuvuga urumuri uyu mwanya uhite wumva kwa kuri, nituza kuvuga umwijima nonaho uhite usobanukirwa cyane ko ari ba bantu bapfukangiza ukuri. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu umucyo wimwe intebe, umwijima uhabwa intebe. Bisobanuye ngo ukuri kwarapfukangijwe, ariko kandi ikinyoma cyo gifite intebe kandi nini. Ariyo mpamvu ibintu byose bisaba ibimenyetso, n'umuntu atakikizera mugenzi we kubera ikibuga cyaranyereye. Ni ukuvuga ngo urizera umuntu akanya gato, mu kanya kabara guhindutse. Bivuze ngo urasabwa kugira ngo icyo ukoze cyose ugishakire ikimenyetso na ndetse ugikorere mu ruhame, amabanga abe make cyane, ibijya hanze bibe byinshi, kugira ngo ejo utazisanga ibyawe wabibuze, cyane cyane iyo tugeze ku bintu byitwa amafaranga. Ukuri kwa benshi kurabura na ndetse kugapfukangizwa. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze kuri uko kuri kw'amafaranga, abantu benshi bahita bahinduka abandi bantu, bagahinduka n'ibindi bintu utasobanukirwa neza cyangwa se ngo umenye dushobora nako kuza kunasobanukirwa muri iki kiganiro. Ariho usanga iyo umuntu umuhaye amafaranga yawe mushobora kuba inshuti cyangwa se mukaba abanzi kandi mwari mubanye neza. Aka kanya wahita wibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ute umuntu uguhaye amafaranga gukuye mu bibazo, ari we mwakagombye guhita mukomeza kubana neza, ariko uyu mwanya akaba ari wo, iki gihe tugezemo akaba ari we muntu musigaye muhita mugirana ibibazo birenze cyane kuruta uko mwari mumeranye tarayaguha. Bisobanuye iki? Bishatse kuvuga iki? N'ubuye buryo bwiza bwo gutangamo amafaranga yawe ariko kandi uyahaye mugakomeza mukabana neza? Nubuhe buryo bubi bwo kuba nabyo wabikora aho kugira bibabanishe neza ahubwo bikababanisha nabi? Aka kanya ushobora guhita uvuga ati se noneho tube banyamwigendaho twange gufatanya, cyangwa se tugende twese buri wese amenye ibye, buri wese atitaye ku wundi, kuri mugenzi we. Tugendere kuri kakandi ka Bibiliya nk'uwizera umwana w'umuntu avumwe kandi ari nawe akeneye. Ku isi buri wese ariho kubera mugenzi we, kandi ibintu n'abantu. Udafite umuntu nta kintu ufite. Aho kanya uhite wibaza ngo kubera iki dushobora kubaho noneho muri ubwo buzima bwo kumva ko umuntu ari wenyine? Ese wagera he? Naho wagera. Igisubizo ni iki ngicyo, igihe cyose wakora uri wenyine.
ariko se kandi igihe tugiye gufatanya n'abandi turafatanya nabo mu buhe buryo? Byagenze bite? Ryari mu gihe runaka kingana gite? Niki gishobora gutuma tudafatanya? Ese niki gishobora gutuma dufatanya? Ese nawe hari icyo bitekerejeho? No kuvuga ngo hari kugira ngo ushobore kubana na mugenzi wawe neza mu buryo bwiza kandi noneho nta kibazo mufitanye, birasabwa ko uzi ibi bintu, kuba warakurikiranye ikiganiro kubera iki, ugasobanukirwa neza umwanzi wawe mugendana ninde, ugasobanukirwa neza niyihenjeje igaragara nk'inyabwenge, ukanasobanukirwa neza ibyo utagomba kumenyera. Ibyo ngibyo nuza kubisobanukirwa, cyangwa se niba utaranabikurikirana uzajya kuri YouTube channel aho wandika ijambo kubera iki, ugasigamo umwanya TV, andika ijambo ry'ikinyarwanda risanzwe wibaza, wandika ikibazo uvuga ngo kubera iki, makabaza umwanya, nurangiza ukora subscribe, like, share, comment. Aho ngaho rero uri buze gukurikirana bya biganiro byose, ni nabwo uzaza gusobanukirwa uburyo ubuzima turimo n'ubumeze bute. Aho ngaho uzigiramo umuntu uzahita umenya n'iryari n'ikihe gihe cya nyacyo cyo kuvuga ngo ngiye gufasha mugenzi wanjye, igihe cya nyacyo ni ikihe cyo kugira ngo dukorane. Ibyo nuza kubisobanukirwa byose, nta hantu na hato uzigera usitara, ariko kandi nutaza kubisobanukirwa ngo bigendemo neza uzasitara heshi. Ahandi ushobora gusanga wanaciye ino kisanga uri mu mazi abira uririmba urwo wabonye ati burya abantu barahindutse. Nuko nguko abantu bo bazahora ari bantu, wowe kugira ngo ushobore kubana n'abo bantu rero biragusaba kubanza wasobanukirwa umuntu ninde, umuntu ni iki, noneho umuntu ni gute nabana nawe mu buryo bwiza ntasebanije nawe, kandi noneho tukagumana rwose nta kibazo na gito kivutse. Ibyo ngibyo urasabwa kubisobanukirwa. Ku munsi utari wabisobanukirwa uzisanga uririra mu myotsi ngabihehe. Ibyo byose ariko kuba wabisobanukirwa ni uburyo bworoshye, kandi kubana n'uwo muntu nabyo ni ibintu byoroshye cyane, biragufasha cyane kugira ngo uze kugenda umenya byinshi, unasobanukirwa uburyo uza kubana na buri muntu wese. Igihe cyose uraba ukifite urushinge rwawe ku 103.5 Capital FM Fresh Hit for Kigali. Nubundi twihuse tutatinze cyane, reka tubanze tubibutse ikiganiro twakoze kugira ngo mumenye igice cya kabiri turi buze kuvugaho. Twabonye n'iryari bavuga ko umuntu yavuze ukuri, n'iryari umuntu yitwa imvuzivuzi. Icyo nicyo twari tugezeho, ariko kandi uyu munsi tukaza gusubukura tunanibaza kubera iki kuvuga ukuri kw'amafuti y'umunyacyubahiro ari ngo kwicukurira imva y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Kubera iki? Ibyo nabyo turaza kubirambura umenye impamvu kuvuga ukuri kw'amafuti y'umunyacyubahiro ari ngo kwicukurira imva y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Nurangiza wongerewe ikibazo wibaza ngo kubera iki, kuko ni ikiganiro ni kubera iki. N'iryari umuntu yitwa umunyabwenge, twongere tunaze kugaruka turebe ngo n'iryari umuntu yitwa injiji. Ni nabwo turi buze kongera kugaruka tukongera tukarambura byimitse n'iryari umuntu yitwa umugabo, ni bantu ki bamwita umugabo, bashingira kuki. Aha ni naho uri buze gusobanukirwa ko hari abantu bashobora kwitwa imbwa, ariko kano kanya nawe uribaza ngo mbese umuntu yitwa imbwa ryari, abyitwa nande, nibandi babimwita, haba habaye iki, kubera iki? Wongere wibaza ngo n'iryari abantu bavuga ko habaye ubutareba, bivugwa n'abande, habaye iki? Niyo mpamvu bakoresha ijambo ubutareba. Ariko kandi nituba turi aho ngaho nitwibagirwe kureba ngo n'iryari noneho n'abandi bavuga ko habaye ubutabera, bivugwa nande, habaye iki, byari kubera iki akoresha iyo mvugo. Reka nkomeze kuguha ikaze, nge ndi Titus Innocent. Ikiganiro ni kubera iki. Intego y'ikiganiro ni ugwishura ibyahishwe amaso y'abadashaka kureba kure kandi barora ubuzima bwa buri munsi, umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota. Kandi intego ikagira iti duhishure ukuri kw'abantu benshi badashaka kureba kure kandi barora. Nshuti yanjye, binawe hari ukuntu byibazaho, ariko kandi biciye mu kiganiro kubera iki. Aha uri buze kugenda usobanukirwa buri kimwe cyose ku murongo kandi neza cyane. Ushobora guhereza umuntu amafaranga yawe mukarangira mubaye abanzi biciye mu nzira y'uko ushobora kuyamuha nta kintu, nta mushinga n'umwe afite mu buzima bwawe. Umwanzi mugendana n'umuntu ukuguriza amafaranga yo kugira ngo mugore inzoga muzinywe mu rugo iwawe, bazi yuko ruri gukinga babiri, niko babivuga mu mugani w'ikinyarwanda. Umuntu ukuguriza amafaranga yo kunywa inzoga, kutamwishyura rwose aho ngaho nta cyaha uzaba ukoze, ariko muzahita muba abanzi.
ariko uwo muntu ukuguriza amafaranga yo kunywa inzoga ataguha ya business, uwo ni umwanzi wawe mugendana. Uwo nguwo rwose, umuntu ukugurishije amafaranga yo kunywa inzoga, uwo ni umwanzi wawe. Umuntu ubona ko wanyoye inzoga wamaze gusinda, amafaranga yagushiranye, yarangiza akagukopa ngo ukomeze ukunde unywa inzoga, uwo nguwo ntabwo ukwiriye kumwishyura kuko uwo ni umwanzi wawe mwicarana. Umuntu ugukopa inzoga kandi wamaze kunywa izindi, wasinze, amafaranga aragushiranye ariko atangiye kugukopa, uwo nguwo ntuzigera umwishyura na rimwe mu buzima bwawe kuko uwo nguwo ni umwanzi wawe, muhura mukicarana atakwifuriza amahoro. Umuntu ukuguriza amafaranga atazi icyo ugiye kuyamaza, nta business ugiye kuyakoresha, kandi yamaze kubisobanukirwa neza ko ari ukugira ngo ukemuze ibintu bidafatika kandi bitari bwongere kuyagaruza, kandi mubanye neza muri umuryango, uwo uzahita usobanukirwa neza ko ashaka ko mutandukana, kubera yuko igihe cyose uzaba utayajyanye mu bindi bibyara andi mafaranga ukayaguza byaho ngaho gusa kubera ko yakeneye ku bintu by'ubuginga, ntuzashobora kuyamwishyura. Nawe uzaba uyatanze uzamenye ko uri umugome, kandi noneho ko ushaka kwikuraho inshuti yawe mu buryo bwiza cyane bwo gusebanya. Aka kanya uhita wibaza ngo kubera iki nyamuhaye kandi ayakeneye, akaba aribwo tugiye gusebanya. Amafaranga n'ubundi uyaguriza umuntu hari ikintu agiye gukora kizugomba kubyara andi mafaranga. Ko umuntu kwaka amafaranga agiye kugura, akakwaka amafaranga menshi ngo kugira ngo akore stock yo mu rugo, uwo muntu uzahita umenya yuko ayo mafaranga nuyamuha kandi yateganije ko ashobora kukugarukira, uwo muntu ntuzigere uyamuha kuko nuyamuha uzaba mugiye kuba banzi, kuko ayo mafaranga ugiye kumuguriza kandi nta kazi afite, ukaba uyamuhaye ngo agiye gukora stock yo mu rugo, aho kugira ngo yamuhereze umwigisha akantu gato yakora kazatuma ya mafaranga agaruka kandi mu rugo iwe babona ibyo kurya. Icyo gihe wowe uzamenye ko uri umurozi wiyise umuntu uri kumwe n'undi muntu muzima, kandi wowe uri umwanzi we wa burundu. No kuvuga ngo umuntu ukuguriza amafaranga yo kugura ibyo kurya ariko akakwima amafaranga yo kuba watangira ka business gato, uwo nawe n'umwe muri babanzi wawe mugendana. Abandi bashaka kumenya ibiranga umwanzi wawe mugendana, nabarangiye ko mujya kubikurikirana kuri YouTube channel, aho ujya kureba ahanditse ngo kuri subscribe, ibiganiro biraba byitwa Kuberiki, ndetse urareba urasobanukirwa byinshi cyane bigufasha kugenda neza muri iki kibuga turimo n'isi twicayemo, ukamenya ni gute nza kuyitwaraho. Icyo gihe rero urahita usobanukirwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aka kanya reka tukongere noneho twinjire muri topic yacu nyakuri. Tumaze kubona ko ukuri kwapfukangijwe kandi abantu benshi bamaze kubifata nk'ihame yuko uramutse ugendeye mu kuri kuzuye ushobora kugaragara nk'umusazi muri rubanda, cyangwa bakakubona ko ufite ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa abandi bantu bakakwirinda bakakubonamo ikindi kintu kitari umuntu kandi ari wowe ufite ukuri, mu gihe abafite ikinyoma bo ari bo bagaragara imbere y'abandi ko ari abantu bujuje ibyangombwa. Icyo gihe rero iyo utabizi, utarumvise iki kiganiro, biza kugora cyane kubaho, aho twaje kwibaza ibibazo tugatanga n'umwanya w'ibitekerezo, ariko ugasanga umubare munini cyane ari uwagaragaje ko ukuri kose kutagomba kuvugwa. Aka kanya turongera twibaza ukuri kugomba kuvugwa no kuhe, cyangwa kutagomba kuvugwa no kuhe. Ibigomba kuvugwa biba bihari, n'ibitagomba kuvugwa nabyo biba bigomba kuba bihari, kuko buriya ni nayo mpamvu bavuze ngo ukuri kose ni kugomba kuvugwa. Ariko se kandi ukuri ko twemerewe kuvuga nukuhe? Ese ukuri ko guhisha ukuri gushobora kwicisha mugenzi wawe ngo no kugira ngo urengere ubuzima bwawe, uko kuri gushingiye kuki? Reka tubanze twirebere n'iryari bavuga ko umuntu ari imvuzivuzi. Niriye tandukaniro riri hagati y'imvuzivuzi n'umunyamagambo. N'ubundi iyo bavuze imvuzivuze, n'ubundi ibi byose biva ku kuvuga, inshinga kuvuga. Niba byose biva ku nshinga kuvuga, ni ukuvuga ngo uwa muntu uvuga cyane, uwo nguwo bamwita umunyamagambo. Ariko kandi iyo umuntu agenda yagera ahantu bari kurenganya undi, we agahita aza yitanguranwa, agahita avuga ati ngiye bino bintu nabibonye rwose kandi koko ari byo, uyu muntu ni uhemukiye uyu nguyu kandi bose simpazi, aba bose simbazi kabisa, ariko uyu nguyu niwe wahemutse. Ndahamya neza ko rero uyu nguyu mu guhohotera atari we wahemutse, ahubwo wahemutse ni uyu nguyu, kuko njye nari mu nzira nigendera ariko kuri nakubonye kuzuye. Icyo gihe abo bari kumwe bahita bavuga ati nkawe urimo kwiterera mu byo utazi,
bagukubitiyemo igipfunsi byagenda bite wajya ugabanya ubuvuzivuzi. No kuvuga ngo umuntu ugaragaza ukuri akakuvugira ahantu hose atitaye, uwo nguwo bamwita imvuzivuzi. Iyo avuga ukuri hagati y'abashaka kurenganya abandi kandi nta nyunga bifitemo, uwo muntu rwose yitwa imvuzivuzi. Bakaba banamugirira nabi, abandi bakavuga ngo azize umunwa we. Nta n'umwe uzavuga yuko azize ukuri igihe cyose bazaba agiriweho ingaruka y'ibyo yavuze kandi koko ari ukuri. Yaba inshuti ze, yaba abandi bantu bagendana, bahita basigara bavuga ati nagende n'ubundi yari imvuzivuzi. Ariko hazaca igihe kirekire ukazumva bavuga ngo nubwo yapfuye ariko yari umunyakuri. No kuvuga ngo ukuri kwe kuvuzwe nyuma y'uko bavuze ngo ariko yari imvuzivuzi. Ushaka kuramba arituriza akicecekera akava mu bitamureba. Nguko uko abantu babayeho. Akagenda kubwira ngo ushaka kuramba kuri iyi si areba ibimureba akitandukanya n'ibitamureba. Bivuze ngo niba abonye abarenganya mugenzi we kugira ngo agaragare neza nk'imfura, nuko agomba kubareka bakamurenganya we akikomereza. Ibi ngibi muzabibona mu nzira, aho usanga abantu ubu ngubu nta n'umwe ukicitaye kuri mugenzi we. Niba ushaka kukina nabyo uzagera ahantu bari kurwana ugende nk'ugiye kubakiza, uzarangira ari wowe uri igipfunsi cyiza cy'umutwe. Numara kurya igipfunsi cyiza cy'umutwe uve muvuga uti sinzi icyo muye nacyo cyangwa se uririmba urwubonye. Kubw'ibyo rero aho abantu bajya kubakiza kenshi ugasanga hajemo n'abanyamitwe bakirwanishwa kugira ngo baze kubona ukuntu biba bagenzi babo. Ibyo ngibyo byatumye abantu benshi imitima yabo itangira guhinduka. Icyo gihe rero abantu bagabanya ikintu cyo bita gutabarana. Ariko uyu muntu witwa imvuzivuzi we ni umuntu wahagaze agahita avuga ati ibi ngibi mbibonye uku, uriya yatangiye uku nuku ariko agira uku nuku. Icyo gihe rwose iyo ni imvuzivuzi bya hatari, niwe bita imvuzivuzi. Iyo akunda kurenganura abandi, uyu muntu w'imvuzivuzi akenshi cyane igihe kinini uzamusanga igihe cyose bazamwitira imvuzivuzi ari igihe ari kurenganura abandi. Kuko uyu nguyu mu mutima we yanga ikibi, yanga no guhemuka. Ni ukuvuga ngo igihe cyose yanze ikibi rero ku bantu yatunze agatoki akabavugaho, uwo muntu bamwita imvuzivuzi. Ikintu cya gatatu kizakunda kugaragaraho uyu muntu w'imvuzivuzi bita imvuzivuzi kandi ari umunyakuri, bazavuga ngo iyo atagira umuntu atinya kuvugaho ukuri kandi abandi batinye kuvuga. Iyo nk'uku twicaye hano kuri mikoro turamutse dutinyutse kuvuga ukuri kw'ikintu cyabaye, abantu benshi baravuga ngo titazi ni imvuzivuzi kuko avuga ibintu akagira nk'abantu bari kumushima atazi yuko ari kwishyira mu mazi abira. Ariko igihe cyose azahurira n'ibibazo umuryango we ugasigara urira, nibwo azabona inyungu y'ibyo yakoreye. Bikaba ka wa mugani ngo aterewe hejuru buri wese asamaye. Bivuze ngo buri wese aba agomba kumenya ibye gusa. Ibyo kuvuga ngo uravugira abandi kandi ko kugasanga ibyo bavuga nabo ni ukuri. Kubera ko iyo watinyutse kuvugira abandi mu karengane kabo, iyo bagufunze cyangwa se ukagira ute, buriya muri babandi wagerageje kuvugira muri rusange bazavuga turiya muntu yavugaga iby'ukuri ariko ni imvuzivuzi. Nta n'umwe uzagusura aho uzaba ufungiye, igihe cyose byakugizeho ingaruka iyo bibaye ngombwa. Ariko kandi ukibaza ngo amaherezo y'ibyo bintu bizagenda bite? Icyo gihe ni ahantu henshi tubibona ku isi ibyo bintu biba. Ugasanga bagerageje kuvuga ukuri, hari n'ugerageza kubona ikintu gusa yigendera mu nzira nta kintu yitayeho, ariko agasanga umuntu w'umunyacyubahiro runaka cyangwa se umuntu yakoze ikintu runaka akibonye gusa adafite n'intego yo kukivuga. Amaso ye kuba bibonye byonyine bikaba bimubereye ikigeragezo, na ndetse akajya arara adasinziriye afite ubwoba ko bashobora kumwica kubera ibyo yabonye. Ubwo na wa wundi wakoze ayo mafuti kubera ko azi yuko yabonwe agomba guhiga wa muntu wamubonye ngo atazamuvuga. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uri mu nzira ugahura n'amasarigoma hariya ugasanga ari kugirira nabi undi muntu, nta kindi kintu iyo abona yuko wayamenye akora ishoboka byose nawe kwirukeho paka akunogonoye agukuyemo umwuka, kandi ni wenda nta n'ibyo wari uzavuga. Ni ukuvuga ngo rero ukuri kuragoye. Kuba ubikiye umuntu ukuri ni ukuvuga ngo wicaye hejuru y'umuriro. Igihe cyose kwagiye hanze azaguhiga avuga yuko ari wowe, kandi kabone n'iyo yaba ari undi bari kumwe wabikoze bazatangira batekereze wowe kuko ari wowe mutari mufitanye gahunda.
uyu muntu rero utagira uwo atinye kandi abandi bamutinye, ariko we akavuga ukuri kuzuye. Ntabwo abantu bamubona nk'umunyakuri, ahubwo bahita bamubona nk'imvuzivuzi. Na ndetse kuba yabivuze abantu bakavuga ati uriya arahiriwe ntaharaye. Ese koko kubera iki? Niyihe mpamvu? Mu buhe buryo? Biterwa n'ike? Bikaba nka wa mukozi wabonye sebuja yinjije umukozi mu rugo, undi mugore mu rugo, bagakorana ibyo bakora, yarangiza agahita numa kavuga ati ibingibi ndamutse mbivuze naba nikwiye ku mugati. Ariko umunsi wa mugore yabimenye bikazahita binavugwa yuko ari wa mukozi wo mu rugo wabivuze, akaba yirukanwe azira ubusa, kandi we yaryumyeho nta n'icyo yavuze, kuko ikibi nyine nikihishira. Ese ibi bintu bizagenda bite? Uwo muntu wese rero wagerageje kugaragaza uruhare rw'ukuri mu buzima bwe, uwo nguwo agaragara nk'imvuzivuzi igihe avugira hariho hose. Ariko umunyamagambo ni wa wundi mugirana ibanga, mwimuganira bisanzwe, ariko yarangiza akajya guhita bivuga. Iyo agiye kubivuga bene uwo munyamagambo ntago ajyana iyo nkuru nk'uko mwayiganiriye, ahubwo ashyiramo ibintu by'ibikabyo byinshi, na ndetse agashakisha n'ibindi ahimba kugira ngo ya nkuru ye ayiryoheshe. Uwo nguwo bamwita umunyamagambo, we ntibamwita imvuzivuzi. Kandi bene uwo nguwo arakunda gutega amatwi aho abandi barimo kuganirira. Yakunda gutega amatwi aho abandi barimo kuganirira kugira ngo akureho inkuru yo kujya gutanga, kandi azitange mu buryo butari bwo. Yabaza abantu bafitanye ikibazo, yagera ahantu bari kuvuga, we akaba uwa mbere kujya gutanga inkuru y'akantu gato yumvise, atari nako kuba byumvise naba kandi azi yuko hari akantu bahuriyeho, agahita yirukanga avuga ati burya ntabwo ubizi, runaka yagukoreye ibi n'ibi, runaka yagukoreye ibi n'ibi. Ibyo ngibyo akenshi na kenshi iyo muri rubanda hari igitsina kimwe gikunda kubikoresha, ariko tutari buze kuvuga, bakunda kwitwa yuko abenshi muri bo bagira amagambo, ariko akaba n'ikindi gitsina basigaye bavuga ko nacyo kisigaye kigira amagambo, ariko nge sinza kukivuga. Ariko se reka twibaze ngo mbese ari umunyamagambo, uriya munyamagambo ko bamutega amatwi bakamwumva bakanavuga turiya no munyamagambo ntagire uwagira icyo atwara, ariko uriya muntu uvuga ukuri bakamwita imvuzivuzi akanangwa muri rubanda kuruta wa munyamagambo ushobora no kukwicisha. Ese koko kubera iki? Niyo mpamvu ibi byose bibaho? Ese nawe hari ikintu wibaza? Niba umuntu ashobora kuvuga ukuri akakuzira, ariko umunyamagambo uvuga ibyo abonye byose we ntabizire, na ndetse we ntagire uwahungabanya umutima, ibyo bintu ubitekerezaho iki? Ariko reka twongere twibuka kandi kantu, uruzi neza yuko